Yesu ashimwe. Bene data, bavandimwe, inshuti z'umusaraba, ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi udasanzwe. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, ibice byaho ni 3, umurongo wabura kwa 24. Ariko mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, katubanze dusenge twiragize Imana. Uwiteka Imana nziza, Imana ikomeye, byiringiro by'ubugingo bwacu, tugushimiye ko twongereye iminsi yo kubaho, kandi tugiye kumva amagambo yawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana, Mwana n'Umwuka wera, banuze ubutavangiye n'ijambo ryawe, ngaho turakuratse kugira ngo umwami wanjye ugiye gutekereza neza n'imitima y'ubwenge, izina ryawe rihabwe icyubahiro n'iteka ryose, mu izina rya Kristo twese wakoze Uwiteka, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ijambo ry'Imana mu maganya ya Yeremiya, ibice 3, umurongo wa 24 kugeza kwa 27 niho tugiye gusoma. Haranditswe ngo, umutima wanjye uravuga uti, Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje, ngo n'ubugingo bw'umushaka. Ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Uwiteka atuje, ngo bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore. Kadusome 31 ngo, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, ngo naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe, ngo nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. 3 bakavuga ngo kuko kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru kubw'umugambi wayo mwiza cyane. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ngo Imana ntabwo izanezezwa no kubabaza umuntu iteka. Imana ntinezezwa nuko abantu bahora bababaye. Imana ntinezezwa nuko abantu bahora barira. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntabwo Imana yababaza umuntu iteka, naho yamubabaza igera ikamugirira ibambe. Imbabazi z'Imana zikaza ku buzima bw'umuntu wayo. Ariko ibuzemo ijambo ryiza ngo ni abantu bategereje Uwiteka. Abantu bategereje Uwiteka ni abahe rero? Ni abantu bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni abantu bizera imirimo n'ibitangaza yakoze. Ni abantu bizera gukiranuka kw'Imana. Ni abantu bizera kugira neza kw'Imana. Ni abantu bizera ubutware bw'Imana. Abantu bizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngo umuntu utizera Imana ntaho ahuriye nayo. Utizera Imana, umuntu udafite kwizera, ntanezeza Imana. Bivuze ngo kwizera kwawe rero niko gutuma Kristo w'Imana amanuka agakora imirimo n'ibitangaza, amanuka ukamutabaza kumva gutabaza kwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero muri aka kanya gato twari dufashe dusenga, dusoma ijambo ry'Imana. Ngiye kubaganirizaho gatoya cyane ku magambo Imana yaduhishuriye muri iyi minsi. Turiho tuganira n'Imana. Imana yaduhishuriye yuko muri ibi bihe tugomba gusenga tugasaba ubwihisho. Twamara gusaba ubwihisho tugasaba ubuhungiro. Rero nyemerera nawe, niba ukunda Imana, ukaba ushaka imbaraga z'Imana, ukaba ushaka umugisha w'Imana, nawe ufata amasengesho y'iminsi 3 usenga usaba Imana ubwihisho, usenga usaba Imana ubuhungiro. Imana yigeze tubwira ngo hari ibihe bikonje biruhije bigiye kuza, ngo nitube maso dusenge, ngo iyo ntambara nta muntu uzaba afite ahantu ayihungira. None ubu twatunguye no kuba turi muri ibi bihe bya coronavirus, umuntu adafite aho yahungira na hamwe.
bivuze ngo ibyo Imana ivuze byose irabisohoza. Ikindi kintu Imana yambwiye ngo mbwire abantu, Imana irambwira ngo mbwirire ubwoko bwanjye ubabwire uti hariya hantu abantu bamaze kumenyera mu nzu yanjye, ubabwire uti abari maso nimusenge. Abantu b'Imana rero bamwe ngo bamaze kubigira ndabimenyereye. Imana irambwira ngo bwira abantu banjye ngo mube maso, mufate ibihe byo gusenga, ngo bambaze Imana muyambaze bikiri ngombwa, bayishaka muyishakane umwete. Imana irongera irambwira ngo bwira abantu banjye ngo nta gahe gato abantu bakabura Imana, ngo ariko hari akandi gahe gatoya ko kubona Imana. Cyama rero ukaba maso ugasenga kugira imbaraga z'Imana ziganze ku buzima bwawe, kugira imbaraga z'Imana ziganze mu migendere yawe, kugira imbaraga z'Imana ziganze mu mikorere yawe. Iyo uhamagaye Imana irakwitaba, iyo uhamagaye Imana irakumva kandi ikakumvira. Ikindi kintu rero ngira ngo dufatanye gusengera nanone muri ibi bihe biruhije cyane kandi bigoye. Imana yarambwiye nanone ngo nimbwire umuntu wese ngo nabe uwejejwe mu itorero arimo. Bivuze ngo aho usengera hose buwejejwe mu iryo torero urimo, kuko Imana icyo ishaka ntabwo ari itorero, ahubwo icyo ishaka n'uri mu itorero kugira ngo ube wejejwe. Uko niko Imana yambwiye nimbwire abantu b'Imana. Ikindi kintu Imana yambwiye, nagiye kubona mbona imvura iriho, mbona umugezi uruhu uratembamwo amazi menshi yanduye asa na Nyabarongo. Noneho nabonaga hakurya y'amazi hari abantu, mbona no hakuno aho nari mpagaze hari abandi bantu. Noneho ngo numva umuntu ari haravuga ngo abashaka Imana nimuyishakane umwete, abayambaza nimuyambaze. Noneho ngiye kubona mbona ba bantu b'inyuma hakurya y'umugezi imbere yanjye, mbona bagendaga baragarutse inyuma baje kumva uwo muntu wavugaga. Ahubwo mbona ba bandi twari turi kumwe, mbona hari abantu batangiye gutembanwa n'imikuku y'amazi. Mbaza marayika y'Imana ngo biriya ni ibiki? Imana irambwira ngo mu bantu turi mu rusengero ngo hari abantu bamwe bamaze kunangira imitima yabo, banze kumvira Imana, bamaze kubigira ndabimenyereye, ngo abantu Imana nayije kubiyereka. Ikindi kintu Imana yambwiye kubabwira ubwoko bw'Imana, nyemerera dufatanye ibihe byo gusenga. Imana yarambwiye ngo nitube maso twitegure. Abanyarwanda kera baravugaga ngo Imana yirirwa ahandi ikarara i Rwanda, ariko noneho Imana igiye kuza kwicara mu Rwanda. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Icyampa rero yazaza kwicara mu Rwanda ikazasanga witeguye, ikazasanga uri maso. Iyo tugiye kwakira umuntu ukomeye turitegura, ugasanga duhagaze neza, ugasanga twakoze imihanda, twakoze amasuku hose. Nyemerero na Kristo naza azasange witeguye nawe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro, kugira ngo ibitembana abantu bitazadutembana natwe nk'Abanyarwanda, kandi twaragize umugisha wo kubimenya. Imana ikabitumenyesha mbere y'igihe. Imana ihabwe icyubahiro. Niba rero ufite umuntu w'inshuti yawe, aka kantu kamwoherereze nawe kugira ngo aganire n'Imana, yumva amagambo y'Imana. Imana iri kuvugana natwe muri iyi minsi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ariko nawe niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, subiramo aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye. Nyandukura mu gitabo cy'abarimbuka, nyandika mu gitabo cy'abanyabugingo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu mutima wanjye, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Turakomeza tugende tuganira rero, uko Imana igenda iduha andi mayereka. Turakomeza tugende tuganira. Icyakora ikintu gikomeye cyane Imana yambwiye kubwira abantu bayo, yarambwiye ngo hagiye gukora abantu bafite amakarita. Rero nyemerera muri uyu mwanya ufata umwanya usenge, ubaze Imana niba ukiri mu bantu bafite ikarita cyangwa se niba usigariye mu myenda gusa. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli 44 ngira ngo guhera ku murongo w'10 hari ijambo rivuga ngo izabareka bakore mu buturo bwera, ari abakumirizi, ari abarewi, ngo ariko abo bantu Imana itabazi. Icyampa rero ukaba mu bantu Imana izi, ntume mu rusengero rw'Imana ngo ukore umurimo w'Imana, uririmbe, ubwirize, uhanure, ariko Imana itakuzi. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.